no mu rusengero umwanya w'ijambo abantu barasohoka hanze, se tuzatungwa niki? Tuzanesha satani bubaye buryo mu gihe tutafite intungamubiri yo mu muka bitwa ijambo ryacu. Iyo Mana tuvuga, iyo Mana dusenga, Yesu agufashe kandi akugirire neza. Uyu mwaka ndashaka ko wongere tena ugira ibyiringiro, umenye ko ni nyir'ububasha n'ubushobozi ku isi n'ijuru. Ni Imana dusenga, ibasha gukora biruta cyane ibyo twebwe tuyisaba. Uyu mwaka wongere wizera imbaraga. Abasaza, umusaza akakubwira hariya yari umuryango wa kanaka, hariya ari umuryango wa kanaka, hariya afite abana gutyo, hariya bakoreraga gutyo, hariya bakiraga abantu gutyo. Iyi Imana nayo niyo yari iriho mbere y'ibyo byose. Nta kintu na kimwe Imana yakwibagirwa. Nimba yaturemye mu buryo shubuje igitondo cyiza bene data, Mana ibaho umugisha. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, nkaba nahagarariye Itorero Pentecote de Réveil Philadelifia. Imana ikatugirira neza iki gitondo tubashe kuganira ku ibyo kurya byo mu muka. Reka tubanze tubisenge. Mana turagushimiye, urera kandi urakiranuka. Nimba twabonye iki gitondo ni kubw'imbaraga zawe. Turi imbere yawe twaje gukora umurimo wawe, tuvuga ubutumwa bwiza mbere y'ubwoko bwawe. Turabisengeye, utwezo dutunganye, weze kirere, weze abumva iri jambo ryawe, utugirire neza, twambike imbaraga, tubike ijambo ryawe mu mitima yacu kugeza uzaza kujyana itorero musumwe twese tuzakubone mu bwami bwo mu ijuru. Twirukanye migambi ya satani irwanya abakiranutsi, irwanya umurimo wawe mu ibi bihe turimo, mu izina rya Yesu, amina. Navuze ko ari bintu nyigisho abantu bashinzwe buzima batubwira, bakatubwira ko ari ibintu bitwa intungamubiri. Utokurya ugomba kuha mwana mutoya abashe kongerwamo sante nziza. Ibyo kurya ababyeyi bamaze kubyara bagomba kurya, cyangwa ibyo kunywa bibashe kubongerera sante nziza. Ibyo kurya abantu bakuze bashobora kurya nabwo ibashe kubakomeza cyangwa se kubaha imbaraga. Kandi ibyo tubikurikije bigenda bidufasha mu buryo bw'ubuzima. Ariko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byacu byo mu muka. Itorero ritafite ijambo rifite ikibazo. Abantu b'Imana mu gihe tutabitse ijambo ry'Imana mu mitima yacu, nabyo ni ikibazo. Dawidi we yaravuze ati, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Iyi minsi ubitse ijambo, iyi minsi urifuza kumva ijambo ry'Imana, cyangwa ari abantu bamwe batakishaka kumva ijambo ry'Imana. Ariko nimba ari byo kurya byiza bidukomeza mu buryo bw'ubugingo, no kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Waraguze no mu rusengero umwanya w'ijambo abantu barasohoka hanze, se tuzatungwa niki? Tuzanesha satani bubaye buryo mu gihe tutafite intungamubiri yo mu muka bitwa ijambo ryawe. Reka dukomeze tugiye kuganira kubwira ijambo. Umutwe w'ijambo ratubwira iki? Ninde nyir'ububasha n'ubushobozi ku isi n'ijuru. Ukubajije ijambo bakubwaza ninde nyir'ububasha n'ubushobozi mu isi n'ijuru, wamubwira iki? Nize hano bibazo byaza byinshi, ibisubizo byaza byinshi, ariko ku bwanjye njyewe navuze ko nyir'ubushobozi n'ububasha, cyangwa nyir'ububasha n'ubushobozi ku isi n'ijuru ni Imana, kuko ari we waremye isi n'ijuru. Niyo mutwe w'ijambo tugiye kuganiraho. Kenshi na kenshi tuvuga Imana, kenshi na kenshi turakorera Imana, ariko ntabwo turamenya ububasha n'ubushobozi buri mu maboko y'Imana, kuko ari we waremye isi n'ijuru. Nuko satani atushukashuka ku iyi si turimo. Nta kintu na kimwe nyewe mutekereze namwe, satani niki yaremye ku isi? Cyangwa ni wawe musanzu satani yakoze avuga ko Mana ngo uhaye uyu musanzu? Nize ko satani nawe yaremwe n'Imana, yari mu marayika w'Imana. Yose byaremewe n'Imana, isi n'ijuru. Nuko adushukashuka, ariko butunzi bwose bw'isi ni bw'Imana yacu.
byose tubona byaremwe n'Imana. Ibyo twifuza ku isi byaremwe n'Imana. Satani adufunga amaso tutasobanukirwa ibyo Imana yacu ikomeye. Satani atuziba amaso atashaka ko tusobanukirwe ko Imana yacu ni ikomeye, kuko ari we waremye isi n'ijuru, kuko ari we waturemye, kuko ari we wadushyize mu ishusho ryayo. Mureke tube maso tusobanukirwe ukuri, tuyizeye Imana, kuko ari we waremye isi n'ijuru, kuko ari we waturemye. Nimba dufite umwuka wo kumeka, Satani yari umusanzu yabishizemo. Nimba twaremwe mu ishusho ry'Imana, mumbwire umusanzu Satani yashizeho. Ariko ukabona duteshuka mu by'Imana, twishimira bishukanyo bya Satani. Mu izina rya Yesu turamunesheje. Turaza gusenga Imana, bubasha bw'Imana, kuko ari we nyirabyo. Bushobozi bw'Imana buri mu maboko yabyo. Tuvuga Imana ariko ndago turayisobanukirwe. Bibazo dufite, Imana niyo ifite bubasha bwo kuhindura ibituremere. Imana niyo ifite bubasha. Reka dusome ijambo. Nize ko tukunda kuyivugavuga cyane, n'abantu benshi barayizi, ariko kuyimenya no kuyisoma utagize buryo bwo kuyisobanukirwa no kumenya bubasha bw'ijambo niyo bitugoye mu imisi. Abaefeso gice cya 3 murongo 1 wa 20. Nize ko ushobora kuba waraye wisomye nijoro cyangwa se wayisomye iki gitondo. Ijambo ry'Imana riravuga iki? Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira byose. Reka turekeraho. Ibasha gukora biruta cyane ibyo tuyisabye, n'ibyo twibwira byose. Ninde ubasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba? Ni Imana yacu, kuko ari we waremye isi n'ijuru, nguko nabivuze bene data. Dusobanukirwe agaciro k'Imana, dusobanukirwe urukundo rw'Imana ku buzima bwacu, dusobanukirwe imbaraga z'Imana yakoresheje tutarabaho. Mana turemera isi nziza, Mana turemera umuka mwiza, Mana turemera ibyo kurya byiza. Ibasha gukora biruta cyane ibyo tuyisabye. Nuko turimo gucika intege, nuko turimo kuva mu bushake bw'Imana, nuko turimo gutera Imana umugongo, ariko nta wundi wanye nayo. Ibasha gukora biruta cyane ibyo tuyisaba, ndetse n'ibyo twibwira byose. Sinzi ibyifuzo ufite uyu mwaka, ariko umenye ko Imana ibasha gukora biruta cyane ibyo uyisaba. Ibasha gukora ibyo utekereza byose, ibasha gukora ibyo wifuza, ibasha gukora ndetse n'ibyo twibwira byose. Burwayi ufite, Mana ibasha kubukiza. Bigeragezo ufite, Mana ibasha kuhagarika. Marira ufite, Mana ibasha kuhanagura. Bukene dufite, Mana ibasha gukora, kuko ariyo ikura umuntu gucavu ikamwicaza n'ibikomangoma. Iyo Mana tuvuga, iyo Mana dusenga. Yesu agufashe kandi akugirire neza. Uyu mwaka ndashaka ko wongere tena ugira ibyiringiro, umenye ko ni nyir'ububasha n'ubushobozi ku isi n'ijuru. Ni Imana dusenga, ibasha gukora biruta cyane ibyo twebwe tuyisaba. Uyu mwaka wongere wizere imbaraga z'Imana mu bibazo ufite, mu burwayi ufite. Umenye ko ibasha gukora biruta cyane ibyo tuyisaba, ndetse n'ibyo twibwira byose. Utanaravuga, Mana imaze kumenya icyo ushaka. Turasenga Imana ariko ntago dusobanukirwa. Nuko navuga benshi turavuga Mana Mana Mana, ariko ntago turasobanukirwa uburyo bwihariye bw'Imana bwihariye. Gusobanukirwa uburyo bw'Imana bwihariye ku giti cye. Nta wundi twayigereranya nayo, nta wundi ufite bubasha nkayo, nta wundi utegeka nkayo, nta wundi ugirindura bikomeye bikabasha kuba byiza nkayo, nta wundi utegeka isi n'ijuru. Ntago turasobanukirwa navuze ububasha, uburyo bwihariye bw'Imana. Yesu atufashe. Turaganira uburyo bune bwihariye bw'Imana, uburyo bune bwihariye bw'Imana. Mbere na mbere turavuga ko n'uwiteka ryose,
Mana ni uwiteka ryose. Uyikorere ariko umenye ko Mana yawe ni uwiteka ryose. Nta manda Imana igira tutaravuka yabayeho. Na nubu ntago tuzi, nta ihererezo ifite. Kuko hano bavuga ubwo buryo bune bwihariye bw'Imana, uwiteka ryose. Ni uwiteka ryose Imana yacu. Niwe itangiriro na niwe ihererezo. Niwe uri hasi na niwe uri ejuru. Niwe uri mu buryo na niwe uri mu moso. Mu bibazo byawe byose uhura nabyo, Yesu atushoboje tumenye ko uwiteka ryose. Niyo mpamvu tutakuriye kwivumbura ku Mana. Bidusabamo kwiringira Imana, bidusabamo kwizera Imana. Yesu atushoboje. Ni uwiteka ryose. Zaburi aratubwira iki? Imisozi itaravuka, tutararamukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Imisozi itaravuka, utararamukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Navuze ko tutaravuka yarariho, nawamenya igihe yatangiye, kandi ntago twamenya ihererezo rye. Navuze ko nta manda igira. Mana ni uwiteka ryose. Umwizeye, uyikorera ufite munezero, uhura n'ibibazo wiringiye Imana kuko ari we witeka ryose. Nagiye mbona kera cyangwa nubibiye, ugiye mu giturage ushaka kumenya amateka yabaye mu ako gace, tubaza bari abantu bakuze, abasaza. Umusaza akakubwira hariya yari umuryango wa kanaka, hariya yari umuryango wa kanaka, hariya afite abana gutyo, hariya bakoreraga gutyo, hariya bakiraga abantu gutyo. Imana nayo yari iriho mbere y'ibyo byose. Nta kintu na kimwe Imana yakwibagirwa. Nimba yaturemye mu buryo yaturemye, yari mu bwenge bwe ati reka tureme mundu asana natwe. Reka tukofate uburyo bwa kabiri bw'Imana. Imana ni Imana itahinduka. Bene data, Imana dukorera ntago ihinduka. Kenshi na kenshi twebwe turahinduka, ariko Imana ntago ihinduka. Twebwe turasaza, ariko Imana ntago isaza. Dawidi aravuga ko kigiye naru umusore, ubu ndashaje. Mundu arasaza. Natwe hano twara basore, ariko ubu turimo gusaza. Ariko Imana ntago isaza. Imana ni Imana itahinduka. Samuel aratubwira iki? Samuel wa mbere gice cya 5 murongo 29. Ni Imana itahinduka. Ibera Israeli amaboko. Mana ndibesha. Ibera Israeli amaboko. Mana ndibesha. Kandi ndiyihana kuko atari umundu ngo yihane. Ni Imana itahinduka. Ibera Israeli buri gihe cyose amaboko. Ndibesha Imana yacu. Abantu bacumuzwa n'amasezerano. Hari abantu numva bavuga ko njyewe nacumujwe n'imvugo y'Imana, narambiwe mvugo y'Imana. Imana yacu ndibesha. Nimba yavuze isa y'Imana nigera, Mana izabikora. Bene data, komeza wizeye, komeza wikiranukire, komeza uhagarare ku inshingano zawe neza, komera ku mushinga wawe, ushira Imana ku mwanya wa mbere. Nimba ariko Imana yakuvuzeho, ntago ibesha. Isa yayo nigera, Mana izagukorera mirimo n'ibitangaza. Yesu atushoboje. Kandi ndiyihana. Muzi ko Imana ndago yihana. Tobe turacumura buri sana buri segonde turacumura, ariko Imana ntago yihana kuko atari umundu ngo yihane. Bona kamere yacu cyangwa kubaho kwacu tubeshwaho n'ambabarira, ariko Imana ntago yihana kuko atari umundu. Ni Imana itahinduka. Sinzi nimba iri jambo urimo kuryumva neza. Ni Imana itahinduka. Ibera Israeli amaboko. Ndibesha kandi ndiyihana kuko atari umundu ngo yihane. Mana ni umutagatifu.
ihora ari uwera. N'abamarayika bicara mu ijuru bayifukamira, urera urera urera. Ntago barahindura iyo mvugo, urera urera urera, kuko bazi ko Imana ni Imana itahinduka. Twebwe tubyuka rimwe na rimwe mu gitondo ufite byishimo, ariko bigera saa sita ukahinduka, urarakaye. Uyu munsi urashima Imana, ejo ukitotombera Imana. Uyu munsi uranezerwa mu Mana, ejo ukarakara mu Mana. Ariko suko tugomba kuba, tuhinduke natwe tugerageze kuba nkayo. Uburyo bwa gatatu, ashobora byose. Mwumva imbaraga ziba mu Mana. Mana ishobora byose, ari byo bitunanira twebwe abantu. Abana batoya ndabakunda, bagira ibyiringiro. Mwana mutoya yifuje ikintu cyose, yizera ko umubyeyi we azakimuha. Papa azangurira igare, papa azangurira indege, papa azangurira imodoka. Kandi usanga papa we nda n'igice cy'igare afite butunzi bwe. Ariko uburyo bwa gatatu bw'Imana buravuga ko yashobora byose. Imana usenga, umenya ko ashobora byose. Imana ukorera, menya ko ashobora byose. Mu ibyo byose urimo kuhura nabyo, menya ko ni Imana nkwiye kubshira ku mwanya wa mbere, kuko Imana yanjye ishobora byose. Yobu, tumve ko Yobu yatubwiye, gice cya 42 murongo wa 12. Nzi yuko ushobora byose, kandi ndakibasha kurogora imigambi yawe yose. Yobu aramuvuga, uyu muntu yabonye Imana. Rimwe na rimwe turirimba mu rusengero ati narabonye Imana n'umwana wayo, ariko ejo tukabivamo, ejo tugacika intege. Ariko Yobu avuga ko nzi yuko ushobora byose, kandi ndakibasha kurogora imigambi yawe yose. Atari igice, ushobora byose, kandi ndawushobora kurogora imigambi yawe yose. Nimba Imana yatubwiye umugisha, twihangane twizeye, nta cyahindura isezerano ry'Imana. Nidukomeza gukiranuka mbere y'Imana, isa y'Imana nigera izabikora. Teretse tuva mu masezerano nta mpamvu. Niyo mpamvu mbasabye gukomera bene data, mbasabye gushikama muri Kristo, mbasabye kwihanganira bibagerageza, mbasabye gufatana amaboko tugakorera Imana, mbasabye tushobora kumenya n'umwanzi wacu Satani. Tube maso, tufatana amaboko tumurwanye, tutari twenyine kurwana. Ubwo n'uburyo bwa gatatu bw'Imana. Yeremiya nawe aravuga iki? Dore ndi Uwiteka, ibwira Abisirayeli. Ndi Uwiteka, icisha amagambo kuri kumuhanuzi Yeremiya. Dore ndi Uwiteka, Imana y'ibifite imibiri byose, mbese ariho ikinanira? Yemwe bene data, Imana tusenga, dore ndi Uwiteka, Imana ifite imibiri byose, mbese ariho ikinanira? Ari ikinanira Imana? Ni twebwe tutafite ukwizera gusa, ariko umuntu wese waciye bugufi ihanibya agasenga mu bihe byo gusenga. Masengesho yabera mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu izamuka igatambuka nyenyeri ikagera ku Mana kuko ari ishobora byose. Imaze ikumva amasengesho ikanezerwa na ikamanura marayika, genda utange butabazi. Marayika akamanuka, nimba ari uburwayi bwananiranye baganga bavuga ko byawe birarangiye, barakira. Nimba ari byivugwa ko abarozi baziritse, birabohoka kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose. Uburyo bwa kane, kandi niyo buryo turangirizaho. Aratubwira iki? Imana baravuga n'uburyo bwa kane, ari handu hose. Mana iri handu hose, iri hano mu Rwanda, iri muri Afrika, iri muri Europa, iri muri Aziya, iri muri Atlantika, iri muri Amerika. Mana iri handu hose. N'uburyo bw'Imana. Ninde se umuntu waba handu hose hano? Ninde umuntu ushobora byose? Ninde umuntu utahinduka? Ubu n'uburyo bwihariye bw'Imana dukorera, bw'Imana dusenga. Twashaka kubamenyesha ayo makuru, mukorera Imana ariko mumenye ko nta muntu wanya nayo. Iri handu hose, ni kuvuga handu hose kugiye cyose. Isa tushaka kuba dusenga no mu Rwanda, isa abanyamerika nabo basenga,
Mana irabareba natwe katureba. Abarimo gukora ibibi muri Aziya iyi saha n'abakora bibi muri Afrika, Mana irimo kubareba. Iri handu hose, ni ukuvuga handu hose mu gihe cyose Mana iriho handu hose, buri saa yose, buri segonde yose Mana iriho. Muri gereza, kwa muganga, ku isoko, kuri biro, mu muhanda, Mana iriho mu gihe cyose, ku isa imwe. Muri Europa, muri Aziya, muri Amerika, mumenye ko iyo Mana yacu ikora iyo mirimo. Ninde twayuwanya niyo Mana. Yohana wa mbere gice cya 3 murongo 22 kugeza ku 23. Kandi icyo dusaba cyose tukihabwa nayo. Ijambo ndayikunda, ndanezerwa ni ijambo. Icyo dusaba cyose ku Mana na undi wagiduha tuhabwa nayo, kuko Imana niwe gisubizo by'ibibazo byose dufite. Icyo dusaba cyose tukihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa nawe. Ibyo dusaba byose tubihabwa nayo, kuko twitondera ayo mategeko. Reka tufatire ijambo rimwe gusa, kuko ibyo dusaba byose tubihabwa nayo, kuko ari Imana ifite uburyo bwihariye bw'itiki. Niwe waremye isi, niwe waremye isi n'ijuru, na ibirimo byose byaremwe mu maboko yayo. Kandi ibi byose abera niyo Mana yaturemeye. Yaremye ibyo kurya byiza ku bwacu, yadutandukanye n'inyamaswa, ituha ubwenge, kuba mu nzu. Ibindi biremwa birara hanze, biba mu mazi, mu nyanja. Wakwibuka urukundo rw'Imana ukayizera, ukayikiranukira, kuko ibyo tusaba byose tubihabwa nayo. Nawe uzaguha ibyo usaba byose atari Imana yo mu ijuru. Mana ibafashe kubwira ijambo ryayo, Mana bakomeze kubwira ijambo ryayo. Ubu ni uburyo bw'Imana bwihariye. Nta muntu twabona ku isi afite ubu buryo. Ibanwa hafi buryo 12 tuganire enye gusa. Nta muntu twamubona. Nimba yari kuba hano ku isi, twese twagomba kugenda tuhora tumufukamira ku manwa na nijoro, vuga ko utugirire neza kuko ufite ububasha n'ubushobozi. Ariko Imana tumvise ko niwe ushobora byose. Na wundi wanya nayo. Mureke twizere Imana, mureke dukorera Imana. Afrika yacu ifite ibibazo, ariko nitucya bugufi ya bene data amatorero y'Imana, tukasengera Afrika, tukasengera bihugu byacu, tukasengera murimo y'Imana, tuzuzanye imitima, dufatanya amaboko, dusengera isi, ariko Imana yakora, Mana ikabihindura. Murakoze tutatinda. Yesu abashoboje, Yesu abagirire neza. Mubyuke ku murimo y'Imana. Abakoreraga Imana muharetse mirimo, mwongere muyigarukire, kuko nta wundi mwami muhabona kurutira Imana. Abikuye ku murimo y'Imana, mwihane ibyaha, tugaruke mbere y'Imana. Mbere y'Imana niyo tuboneramo amahoro, mbere y'Imana niyo tuboneramo ubutabazi. Ibibazo ufite ndawundi wakuha bisubizo, kuko Imana cyangwa Kristo, kuko nawe yavuze icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye mwizeye ko muhabwa. Kristo niwe gisubizo cy'ibibazo byose dufite. Murakoze kudutega amatwi, kandi Imana ibashigikire. Turagushimye Imana yera, tunejejwe no kumva izi buryo wihariye bwawe Mana, ko ari wowe ufite ububasha n'ubushobozi. Babarira isi, kuko bantu barimo gutakaza byiringiro mbere yawe, bakiringira bindi bintu bitagira umumaro. Bakiringira abantu, bakiringira amafaranga, bakiringira amafarashi, bakiringira amashuri, ariko watuhaye ubwenge ni wowe. Utubabarire, utweze data, cyane cyane abo mu nzu yawe, cyane cyane abakozi bawe, cyane cyane bari bamaze kukumenya. Inzira tushaka kuteshukamo, abacika intege, abasubiye nyuma, abatakaje byiringiro, Mana ufasha barara barira, abafite biburwayi bibaremereye, abafite bibazo by'ubukene, bafite bibazo by'inzara, bibazo ni byinshi ku isi, cyane cyane Afrika yacu. Mwami wigaragaza, ugirire neza abantu bawe, wigaragaza ukore imirimo ikomeye. Ni mu izina rya Yesu. Satani n'imbaraga ze turamuhagaritse, bubasha bwe turasenya. Shigikira umurimo wawe, shigikira abakozi bawe, shigikira ababyeyi, shigikira urubyiruko mwibiye turimo, ubahe munezero w'agakiza, ubahe kukwizera no gukunda Mana. Abacitse intege, basubiye nyuma, ubafashe, kuko ari we witeka. Mana turagushimye, urakoze, cyubahiro kibi cyawe tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.
Imana ibaha umugisha nshuti z'Imana, turabakunda. Reka tubahe nimero de telefone, birashoboka ushaka kutubaza ikibazo cyangwa se hari icyo watugirira inama. 07 82 4 3 9 54. Mana ibaha umugisha kandi Yesu abagirire neza iteka ryose. Amen.